byanyabyo aranyita we aranyita umugore aranyita we none se buze ko kuguha amafaranga ni kofi hari muri aranyita we aranyita we ntabwo nzongera gusambanira mu ishyamba we telefone imyenda yanjye bayijyanye we n'inkweto we uze ntagera imbere y'umugore vuga ko ariko uzingiye kwigira umusazi ubuze ko bahita banjyana indera ugasanga ndi muzima ntabwo nzongera gusambanira mu ishyamba ya kiri amakuru twe twaraburanye umeze ute se ko tuburanyije amakuru y'iminsi bawe nari ngukumbuye umeze ute se baba we ko wagiye ugahera baba we telefone se ko yikuye ndaje nkugurira indi rwose amakuru se nta nubwo duherukanye nyine kuri gahunda ntakubuze ariko ubu nawe tugiye gukorana neza nari narakubuze ngatekereza nkareba abantu barenye nkabaza abashuti bawe bose bakayoberwa irengero ryawe ariko ntacyo ubu ngubu kuva nkubonye ubu gahunda ni gahunda sibyo se umeze neza ariko ibintu byose niteye gahunda ni sawa kanze kabisa njya nkubwira bro nkubwira uganga kugira cabuki rero reka nkubwira dore jondi nikubita hano hepfo mbonye boro ifatika Itajya gushaka mibice. Reka genda. Dore ubumve ivuye ku isoko kureba amakaro. Oya nzakwereka nuza. Azi ubundi bazajya urumije ibintu byose ugira ikintu gikikije kiraho ngaho. Ni boro nzakwega tuzadukoresha muri za diro zacu. Ay ariko nakagombye no kureba nkagira neza nyine nanjye. Oya da. Ese twagiye mu biganiro by'ibigambo byinshi bajya kukubaza. Bakunu Mary yajyaga ateka ibijumba nyine akashyira mu cyungo. Eyo mwana ngoma bigize tambatama yabatama nawe utumye byongera biramumura muri ko sina nta kintu wazi sawa wapi nta kintu ndi wamaye anje banakubiswa walahi ndi kwikaraga no mihanda pe nta kintu mbonye nacyo nese iyo boro wari wagurishije n'iboko naka boro kakanu nari natsimbuye ahantu hagiye gusyaga manje reka nkubwire umaze iminsi wari haye buturi ubwiye iyo boro wawe oya ni mugoroba ahubwo ndaza kukubwa duhure kwa caci teka capati n'ibishimbo witungurira capati ndenda gutama agacapati rero n'ubundi nsanzwe ndi igikara kwa muganga barabimbujije kwa muganga nagumeza nka bigikara cyane oya da nje ari gemba mbona yajagurika zu Komanda tatanye kucemba oya tuganira wa tuganira ucemba kandi tuganira usibye ko ariko se do agasombe do ikimuga cyasetse uruki nanjye se warubonye nta kintu ubonye hano nari mbonye ako ni byabo bibera muri ishyamba ntubizi bigira imikino kareve hano bantu bari seriye bro ubwo wabona ariko ibyo ntabwo byabitureba ntabwo wabonye se ariko utabura uri kamubwire hari ukuntu ejo bundi urumva umugabo yamanukanye ikintu nka kuri ngiye mbanje no kujyana na madame hano muri rya shyamba rya ruguru naramanutse tanga ari kumubwira karazada asanze rwahanyi uzumbije umugabo bita bari tazara sawa nayi no namwe imiti yarameze namugiye nsanga mbirwa mayi ngaho reka none umugabo ngajyana araro acana nawe usigaye ugira ariko tuza nyine ahubwo njye naribazaga uri ni ibiki ko yari iki yari mama no urumva numva nawe muragira abaye ngaho reka nyine ngumva biro biragira gutya bari gusenga oya yari yambaye n'ubusa ubusa yari yambaye n'ubusa urumva
ahagize niho hari harimo nabonaga umukobwa mwiza ahubwo tutagiye kure ariko nahise ngira wasegira nawe mu mapantaro biza bibyimba nibyo mpamvuze yo mahura burasa tuzira bicana sha witamo oya ntabyo kwitamo ubwo sama tugire tumanuke dore abibera muri iri shyamba se ntiwabyishinga wa twamanuka ahubwo reka nyine reka zita tugenda ntabwo turebe ko batarimo baragira ikibazo nuko bihita bibyimba ngewe naguseka tugire dupfe kuhanyura ariko ntabwo byagira sa akira haguruka tujya kureba cya kijumba cyambatama cyane aho ubundi nyine wanaye baciye hano nikomereze tugize bagiye bakikanga ubwo turaza kugira turabatunga tugere kabisa ewe hari ikibazo se oya barakubeshye barakubeshye rwose reka tugire tuhita tugenda nta kibazo sibyo reka tugire tuhita tugenda kuriya rero urumva njye nuko njya nkubwira ukajya ngo wenda ndi reka nkubwire hano habera uburaya ahubwo man ira siporo man aho nari nka yandi nabonye ejo bundi ni yama barakorerwamo hano wandebe iki ngiki wabona barakinize kirapfa ndandebera wallahi ariko atijya isi najyana gusenga mu gaswitanye wabona gize ndajyana nawe ujyane na telefone na telefone turayigabana buki reka mubwire ahubwo ndajyana inkweto reka akira nawe ujyane iki reba yiwi bana we ese umuswera ubiri bogisa niyo yambara ahubwo wabona cyayiciye mu mukobwa kijugunya kanza wabona cyayiciye mu mukobwa wabona cyayiciye mu mukobwa ariko afite rugongo ene niyo bari bana gusura mana nyagasani twigendere twikomereze da ariko twari kureba ko bari hapanga uje niba bari hafise ujyanye ikofi na telefone uje nabibonye buki nabibonye mubwire nta kibazo sisi ufite borose ubanza ko ndimo iyi borose kari yanjye ntabwo iri kuri turi kumwe iyi turi kumwe tugomba kuyifatanya kandi gira ntacyo ariko numvise iyo byabyimbye nanjye ngwino ndaza kukwereka ahantu ujya usutoye telefone se turayiga mu makeya uhita akantu nanjye nza kugira uragira nazongoze mwana wabwira tugende Chérie, merci kabisa. Nanjye pe. Merci rwose. Yesu we. Nzi imyenda sinayisize hano. Iki gikize bataye n'iki. Uzi ko afite umugore none haranyica we. Cyane wambwiye ko utamu. Oya we byari ibyanyabyo we. Ibyanyabyo aranyica umugore aranyica we. None se buze ko kuguha amafaranga ni kofi harimo aranyica we. Aranyica we. Ntabwo nzongera gusambanira mu ishyamba we. Telefone imyenda yanjye bayijyanye we. N'inkweto we zinagera imbere y'umugore vuga ko Ariko uzingiye kwigira umusazi. ubuze ko bahita banjyana indera ugasanga ndi muzima. Ntabwo nzongera gusambanira mu ishyamba. Byari biryoshye ariko birambihiye.